Kuko je nazara kuyishira kugeza hano ndumva bari mu tutare mufite iki bose asigaye amandazi capati ikibo n'icyayi n'icyayi ntacyo ngama amandazi 10 ugasore amara bose wishi ugura yama ubona rero ko ari ko mufuka amandazi ari mufuka n'icyayi nacyo kiri amandazi musize ntaze mu rwego rwo kugira ngo bashaka gira kuba rero amandazi cuma mu gira kuba da inakicha wala gira kuba amandazi kusoma ngeze mbone bege zarawe sasa kama ngamba hicho cha mbega amandazi ako wanana mugira amandazi aryoshye cyane rwose twebwe ni special ni special kuko umuntu ndi kumva afite ariko kuri gukina sha abantu kandi bizajya mwabwira ibyo ari nk'uko umwe afite n'ikibazo cyo kudahaga nk'ibikomere bizanye hose hari igihe wakenera icyo guhoresha ariko aya isubize iki gikombe sha bakijyanisha Fiti ikibazo cyo kudahagarara ukaza ibikomere kamwe gakeye cyasha wowe bari umunsi nateye n'ikira ariko ndayisanga Sebos byakugendekera cyo uyu munsi none ibyiza arafisha byore umugore nayo uzatumugira ndazi wapira nayo mbanyaririye rimwe yawongera naya ariko nayo watinze basanzuriye bimaze gushira wiki watinze ubu kuba ko nta byo bihari ibyo byashize aya masaha usanzwe ko tugiye gufunga Ndio babuze yeze. Ndio babuze yeze. Nani bananye kuja kuko nagiye gufunga. Ariko naleresha ndabaza. Karibu. Karibu. Indazi yangu wisa kandi none ariko Yesu Kristo naje. Sinzi nisikumaza ndio kuko ndaza. Sinama chini. Mwewe. Umenyongea magari. Nina wani kuvuga na kila kitu. Yeye kumfasi nuko sijaba ari na rubuzi. Membuka nuko ntarahaga umuntu nawe ntabwo wajure kinda. Biso wajure kinda. Wajure kinda. Bitameze ndariba yanene yawe. Plus amandazi. Wabayifu sera. Andi wale nawe nzabona. Nyako ningalishika. Kwa ndio. Ndazi. Tangiye kubona tangiye kugira ngo kugira ngo ntero kimana amazina neza cyo imihanda ko bateka ndanga nta ntuza n'icyo kubimenya ngira ngo nameze neza amakuru amenye ibyawe Imana nta bintu amaze kugira Imana maze gutsinda ubu na YouTube ubwo gufana byatanye afana bahaza shana sunda hazo mazimista tunaje mazimista tunajibali byatanye amazimista tutaje tukajya gufana esa byara ducana ndabona mwebwe mumeze neza aho se bamuzi natunango nanjye nkigira turi kunamenye mazimisi nyacyane nabuze doje ubuje tuje mutko wa mutumba nanjye nkigira nani bari ko ji Libuga mufite cyo narahaga muri Sulaiman. Ahetse ndamwe natamije aho. Ikutibaga muri ishuri n'iki basi mtakula kuna ukula ishuri. Mwese waka kana mata. Isuna akeka pangire kibandi. Ndio usuna ndio ndiko kule ndabara uso. Abana yawe. Ako
akosiki ufite inzara igenda niyo ufite ze sinzi ufite inzara yawe cyakora ufite inzara yataje ngiki bana kabisa cyakora bitewe n'inzara n'imfite ku buryo nari meze inzara se njema n'uwe amfata akore rimwe ku byoni como ushaka kubyara ako mpitsa cyayi sindaje ni murana itahabita ko munyumvira abakristo nge dufatanyije gusenga ntimunyumvira ako siniki marani baje ngo dufite insana ariko kucyugira inda kandi kuva na kera kuva no cyitana wagira nti muri abagore barago ko ubundi duhaye ububasha uzubasha sunaje nisomeze nani itumbo wabaza ntacyo akiki gikombe cyawe ngikombe bani undi gapfa ibigara bapfa nubundi uyu munsi ntabwo uvuze ngo ntabwo